hari igitabo abakristo bitinga bibakingira aho bari hose bakakiringira nk'intwaro bakoresha barwanya umubi. Igitabo cyahumetswe Bibiliya. Iyi Bibiliya ivuga ko twese twaremwe kimwe ndetse twaremwe mu ishusho y'Imana. Ariko biratangaje ko mu isi umubumbe twamenye ubwenge twisangamo twese tutazo dushyizemo n'igihe hadushyiriye. Usanga tuyirwaniramo, tuyishwaniramo, tukanayanganiramo. Nta waruzi ko umuntu bavuga ko yaremwe mu ishusho y'Imana yareba mugenzi we akamubonamo igishoro cy'ubutunzi buhambaye azagira mu gihe kizaza. Umwana akavuka ugatangira kumubaramo inota azaguha mu gihe cy'imyaka runaka. Ntago wabyumva. Cyane ko ibimvuga byabayeho utarabaho. Gusa niba uri umusomyi ukaba warageze amatsiko yo kumenya ibyabayeho mbere yawe. Warasomye urumva ndetse uranasobanukirwa. Nubwo utaruri icyo gihe. Nanjye ukubwira ibi bimwe narabisomye. Ibindi mbireba ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza amashusho yo hambere. Maze ntangukwiye kubimenya birushijeho ari ngibigusangije. Ni bake bakwicara bagasobanukirwa ko umuntu yabyazaga mugenzi w'inyungu amugurishije butungo. Wanareba ugasanga ibyo yahabwaga nk'ikiguzi nta gaciro gahambaye byari bifite. Bikaba ari bya bintu umuntu abona agakoresha bikarangira mu kanya nk'aho guhumya. Amateka y'isi yaranzwe n'uruvange rw'intambara, inzara, indwara n'ibyorezo n'ibindi. Ariko ikibazo cy'igurishwa ry'umwirabura byari ikibazo ndengamitekerereze ya muntu. Ubu nkivuga ibi uhise wumva neza insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Ubucakara bw'abirabura cyangwa black slavery ari mu ndimi z'amahanga. Ese ubundi amateka y'icuruzwa ry'abirabura ni iki? Iri curuzwa ryakorwaga na bande barikorera bande? Aba bagurishwaga bajyanwaga he? Bakoreshwaga iki? Buri kimwe wibazaga ahangaha ndagenda usobanukiwe. Nitwa Munezero Emmanuel. Mbahaye ikaze. Natereye akarijo ku rubuga isuri.com maze mbona ko ubucuruzi bw'abirabura ari ijyanwa ry'abanyafrika ku mugabane wa Amerika, aho bajyanwaga gukora mu mirima abanyaburayi babaga barahinzeyo. Iyo mirima yabaga ari nk'itabi ndetse n'isukari, nyuma yo kuvurwa cyangwa bagashimutwa ku butaka bw'iwabo. Iki gikorwa cyo gucuruza abirabura cyakozwe mu bihe bibiri bitandukanye kandi n'abantu batandukanye. Mbere y'ikinyejana cya 17 Abarabu bo muri Aziya no mu gice gito cy'Uburayi babonye ko akazi kabo gakeneye amaboko arenze ayo bari bafite. Bagannye muri Afurika guhakura abagabo bakomeye bazashobora gukora mu mwanya w'amamashini yabo ndetse n'inyamaswa zakoraga imirimo itandukanye. Batwaye kandi n'abagore bo kurongora, cyane ko babonaga bafite uruhu rwiza kandi rudasanzwe. Kugira ngo abagabo b'abirabura babaga bajyanwe batazigera bahirahira kurongora abo bagore babo, babanzaga kubakona. Aha Abarabu bacuruzaga abirabura. Uku kurongora abirabura akazi kw'Abanyaziya kwatumye muri Aziya y'Amajyepfo usanga abantu benshi bafite uruhu rwirabura. Iki gikorwa cyiswe ubucuruzi bwo mu burasirazuba kikaba cyarajyanye abirabura bagera kuri miliyoni 17 zose. Ikindi gihe kitazibagirana ku birabura basoma amateka cyane abo ku mugabane wa Amerika. Ni igihe abirabura bacuruzwaga guhera mu mwaka wa 1841 mu gikorwa cyatangijwe n'Abanyaportugal, Abahorandi, Abafaransa n'Abongereza, aho baje muri iki gikorwa nyuma bise cyo mu burengerazuba. Iri curuzwa ry'abirabura bo muri Afurika ryaje nyuma y'iryari rimaze gukorwa n'Abarabu. Iyo cyakozwe noneho n'abazungu b'Abanyaburayi bari bamaze igihe kitari gito bavumbuye umugabane wa Amerika. Bakaba barifuzaga abakozi basimbura bakavukire bo ku mugabane wa Amerika aribo bitwa Abamerendiens, les Amérindiens cyangwa les Indiens d'Amérique. Habaye gushaka ubundi bwoko bwasimbura ubwo, kuko babonaga ko Abamerendiens batatangaga umusaruro wifuzwaga n'abazungu b'Abanyaburayi, kuko bapfaga umusubirizo bazira ibihe bibi bakoreragamo nk'ubushyuhe bukabije bwo mu nganda no mu birombe. Kubwizo mpamvu bashatse ubwoko bwabo bukomeye cyangwa bwabasha kwihanganira iyo mibereho mibi. Babifashijwemo n'umupadiri wa Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya 17 bamenye ko muri Afurika hari abantu bashobora kwihanganira ubuzima bubi. Muri icyo kinyejana nibwo abazungu baturutse mu Burayi bazaga muri Afurika bitwaje udukoresho duto duto kandi tw'agaciro gake tuzwi nka repakotille. Byabaga bigizwe ahanini n'indorerwamo, imyenda yo kwambara, inzoga ziciriritse, imbunda n'ibindi. Ibyo byose byabaga ari byo guha abashefu b'Abanyafurika kugira ngo babahe abantu bajyana gukoresha mu mugabane wa Amerika, kuko wasangaga ari ubwa mbere abashefu babonye ibi bikoresho bya kizungu. Byatumaga biva inyuma bagatanga abirabura benshi.
ku buryo hari ubwo mushefu yahabwaga nk'icupa ry'inzoga mvaburayi naho agatanga abirabura barenga 100. Ibi neza neza birahura n'ibyo natangiye nkubwira. Aba bashefu b'Abanyafurika babanje guhera ku bantu babaga barafashwe bunyago mu bihugu byabo. Kubera umubare munini abazungu batwaraga, byatumye biba ngombwa ko hagurishwa n'abandi batari imfungwa cyangwa bafashwe bunyago. Mu gufata abirabura habaga gukoresha ingufu zidasanzwe, kuko byasabaga kubahiga nk'inyamaswa, kuko hari nubwo baraswaga. Mu kujyana abirabura muri Amerika hifashishwa ubwato bapakirwagamo ari benshi kandi ku buryo bugerekeranye. Ubu bwato bwamaraga hafi amezi arenga 4 bukiri mu nzira. Kubera uburyo batwarwagamo yatumaga abarenga 2/3 cy'abajyanwe bagwa mu nzira. Nta watakaga cyangwa ngo ahabwe uburenganzira bumuha kubaho neza muri urwo rugendo rwo mu mazi, kuko nta buriro bwabagamo, cyangwa ngo nibagera ahantu runaka bafata icyo kunywa ku muhanda cyangwa ku iduka runaka. Abenshi bafaga bazize inzara, abandi bakiroha mu mazi bakeka ko amazi yabasubiza ku mugabane w'abakurambere babo. Byari nko gushakira ubwayi mu kigunda. Muri abo bapfaga kandi hari abicwaga n'abazungu, kuko warwaraga yarohoga mu nyanja ngo atabagora cyangwa ngo yanduza abandi. Ku mugabane wa Amerika mu birwa bya Caraïbe, muri Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, hari harashinzwe amasoko akomeye kabuhariwe mu kugurisha abirabura babaga bakuwe muri Afurika. Muri ayo masoko abantu batandukanye bazaga kugura abantu bakoresha mu mirima y'ibisheke, ikawa, icyayi, kakao n'ibindi, ndetse nabo gukora mu nganda. Uwaguraga abirabura baba abagore cyangwa abagabo yahitaga bamazina ashaka akurikije agaciro babaga baguzwe. Hari nk'abitwaga ba 50 cent, 80 cent, kuko babaga baraguzwe amasenti cyangwa imiya zingana zityo. Bahabwaga kandi amazina ashingiye ku nyamaswa runaka nk'imbwa n'ibindi. Urugero ruzwi ni nka dog n'ayandi. Si ukwitwa amazina asuzuguritse gusa, kuko babaga bari ku munyururu nk'imbwa, ari nako bakubitwa n'ibiboko. Ku rubuga Britannica.com bagaragaza ko ubuzima bw'abacakara butigeze buba bwiza, kuko bakubitwaga bihagije. Ntihagurishwaga abaturuka muri Afurika gusa, kuko nabaga bavukiye muri Amerika, baba birabura buzuye cyangwa ibibyarirane. Aha ni mvuga ibibyarirane utumva abametisi. Babaga bavutse ku buryo bwo gufata ku ngufu abakobwa b'abirabura. Iyo bagezaga imyaka runaka y'ubukure, bajyanwaga ku isoko n'abasebuja bakagurishwa, ku buryo ari nubwo batongeraga guhura n'imiryango yabo ukundi, kuko hari ubwo bagurwaga n'umukire wo muri leta ya kure. Kuva mu kinyejana cya 17 kugeza mu cya 19, umujyi wa Ouidah wabaye ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi bw'abacakara mu burengerazuba bwa Afurika. Umujyi wa Ouidah uherereye mu gihugu cya Benin, wanyujijwemo abantu barenga miliyoni bajyanywe mu bucakara. Inshuro nyinshi Abanyafurika bagurishaga bene wabo, bakabagurana inzoga, imyambaro, ibikomo, ibyuma n'inkota, ariko cyane cyane imbunda, uko zakoreshwaga mu ntambara z'amoko. Hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 19, Abanyafurika bagera kuri miliyoni 12 banyujijwe mu nyanja ya Atlantika bajyanywe ku mugabane wa Amerika. Ahari hakenewe ubucakara benshi bo gukora mu mirima no mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. Igitabo American Slavery cyanditswe hagati y'1619 n'1877 cyavuze ko abagera kuri 85% bajyanywe muri Brazil no mu birwa bitandukanye bya Caraïbe. Byakolonizwaga n'Abongereza, Abafaransa, Abanya-Espagne n'Abahorandi. Abagera kuri 6% bagiye gukorera mu ntara zari zarakolonijwe n'abanyamahanga, zaje kuba zimwe muri zigize leta zunze za Amerika uyu munsi. Iyo abacakara batangiraga urugendo, abenshi muri bo bababoheshaga iminyururu, bakabakubita, bakanabashyiraho ibimenyetso ku mibiri bigaragaza ko ari abacakara koko. Bakoraga urugendo rw'ibirometero 4 n'amaguru baturutse mu nzu y'igihome. Iyi nzu y'igihome ubu yaravuguruye ihinduka inzu ndangamurage ya Ouidah. Bavaga berekeza ku mwaro w'inyanja, aho muri iki gihe bita irembo ry'abagenzi butazagaruka. Aha niho abacakara basorezaga urugendo rwabo mbere yo kurira amato. Icyakora iryo rembo ni ikigereranyo, kubera ko abacakara bose baturiraga amato ngo burira ahantu hamwe. Kubera icyo ubucakara bwakorerwaga abantu baciriritse gutya bwamamaye cyane. Ayo mateka y'ubucakara bwakorerwaga Abanyafurika yabaye amateka maremare, ariko aba amateka mabi kandi yamaze igihe kirekire. Yabayeho mu binyejana byo hambere, ariko na n'ubu turacyazirikana. Hapfiriyemo benshi cyane batagira ingano.
Kera cyane abategetsi b'Abanyafurika bagurishaga abacuruzi b'Abarabu imfungwa z'intambara. Nyuma yaho ibihugu by'ibihangage by'Iburayi byatangiye ubucuruzi bw'abacakara, cyane cyane igihe byatangiraga gukoloniza umugabane wa Amerika. Icyo gihe intambara z'amoko ndetse n'abantu bafatwaga iminyago muri izo ntambara byatumye haboneka abacakara benshi. Nk'uko ubucuruzi bw'abacakara bwakijije abacuruzi b'abanyamururumba babacuruzaga hamwe n'abaga batsinze muri izo ntambara. Nanone abacakara bavaga mu bantu babaga bashimuswe cyangwa abacuruzi b'Abanyafurika bakajya gushakisha muri Afurika rwagati. Icyo gihe umuntu wese washoboraga kugurishwa akaba umucakara, kabone niyo yabaga ari umutwaro umwami yabaga yakuyeho amaboko. Umucuruzi w'abacakara uzwi cyane yari umunyabrazil witwaga Francisco Felix de Souza. Mu mwaka w'1788 de Souza yabaye umuyobozi w'inzu y'igihome yahuriragamo abacakara bose bagurishirizwaga mu kigobe cya Benin mu mujyi wa Ouidah. Icyo gihe umujyi wa Ouidah wagenzurwaga n'ubwami bwa Dahomey. Uyu de Souza yaje kugirana ikibazo n'umwami wa Dahomey witwaga Adandozane. Kubw'ibyo de Souza icyo gihe ashobora kuba yari muri gereza, yagambanye na murumuna w'umwami maze baza kumuhirika mu mwaka w'1818. Nguko umwami mushya Gezo na de Souza wahise ashinga ubucuruzi bw'abacakara bagiranye umubano wazaniye amafaranga menshi. Gezo yari afite intego yo kwagura ubwami bwe kandi yari akeneye imbunda z'Abanyaburayi kugira ngo ayigereho. Ibyo byatumye ashyiraho de Souza kugira ngo amahagarare mu mujyi wa Ouidah maze ajye kumufasha gukorana ubucuruzi n'Abanyaburayi. Kubera ko de Souza ari we wenyine wari ufite uburenganzira bwo kugurisha abacakara muri ako gace, yese agira ubutunzi bwinshi kandi bidatinze isoko ry'abacakara ryari hafi yiwe rihinduka ihuriro ry'abacuruzi b'abanyamahanga n'iry'Abanyafurika. Muri iki gihe iyo umuntu asuye umujyi wa Ouidah ashaka kureba inzira abacakara banyuragamo, ahera ku nzu y'igihome cy'Abanyaportugal yavuguruwe. Iyo nzu yari yarubatswe mu mwaka w'1721. Ubu yagizwe inzu ndangamurage twabibonye haruguru. Abanyagano babaga bagiye kugirwa abacakara barundanyirizwaga mu mbuga nini y'iyo nzu. Abenshi bahageraga bamaze iminsi barara amajoro bagenda n'amaguru kandi babahambiranyije iminyururu. Kuki bakoraga urugendo nijoro? Umwijima watumaga bayoberwa aho bari kandi abashaka gutoroka ngo basubire iwabo bikabagora. Iyo niyo mpamvu yatumaga babatwara amasaha y'igicuku ngo batacika. Iyo itsinda ry'abacakara ryahageraga batezwaga cyamunara maze abacuruzi bagashyira ikimenyetso ku bacakara batoranyije. Abacakara bo koherezwa mu mahanga bajyanwaga ku mwaro aho ubwato buto bwabagezaga ku mato manini. Ikindi kintu kiranga amateka ubona iyo wasuye aho hantu abacakara banyuraga na hahoze icyo bise igiti cyo kwibagirwa. Uba hahoze icyo giti hubatswe urwibutso. Abacakara bahatirwaga kugizenguruka icyo giti, abagabo bakakizenguruka inshuro 9 n'abagore bakakizenguruka inshuro 7. Bababwira ko icyo gikorwa cyatumaga bibagirwa iwabo bityo ntibatekereze ibyo kwigomeka. Iyo usuye aho hantu abacakara banyuraga nanone uhabona inyubako yibutsa abantu utuzu tw'utururi twitwaga Somayi, ubu tukaba tutakiriho. Ijambo Somayi ryerekeza ku mwijima wahoraga muri utwo tuzu, kwafashaga abacakara kumenyera ubuzima bubi cyane bari guhurira nabwo mu ngendo bakoraga bapakiwe mu mato. Kandi koko bashoboraga kuba baramaraga amezi menshi muri utwo tuzu bategereje ko amato abajyana. Abagwaga muri utwo tuzu bahambwaga mu mva rusange. Icyakora urwibutso rwa Zomaci bubatswe aho ngaho rukaba ari ikimenyetso cyo kwihana no kwiyunga ngo rurihariye. Abakomoka ku bacakara n'abakomokaga ku bacuruzaga abacakara bahurira aho hantu buri mwaka muri Mutarama maze bagasabira imbabazi abakoze ibyo bikorwa by'akarengane. Ahantu hanyuma umuntu asura iyo bamutembereza ni urwibutso bise irembo ry'abagenda ubutazagaruka. Rukaba rwibutsa abantu ibihe bya nyuma abacakara bamaraga ku butaka bwa Afurika. Iryo rembo rinini rishushanyije abacakara b'Abanyafurika babuharanyije iminyururu batonze imirongo 2 yerekeza ku mwaro w'inyanja wo hafi aho bitegeye inyanja ya Atlantika. Hari abavuga ko iyo bamwe mu bacakara babaga bihebye bahageraga baryaga umucanga kugira ngo bibuke igihugu cyabo cya kavukire. Abandi bo bahitagamo kwiyahura benigishije iminyururu baga baziritse. Amerika tuzi nk'igihugu gikomeye mu mpande zose uyu munsi yaranzwe na vuguvuguru y'abacakara mu binyejana twagiye tugarukaho. Nta wareka kuvuga ko Amerika nk'umugabane ukomeye tuzi none yahaga sura kazima n'abirabura ba Afurika. Reka tubyoroshye tuhite umwana wa Afurika. Ni nka rwa rutugu rwakoze rugasuma ijosi. Ubucakara muri Amerika bukaba bwaratangiye mu 1619. Mu kinyejana cya 17 Abanyaburayi baje gutura mu majyaruguru ya Amerika
nibwo bafasha abanyafurika bifitiye uruhu rwirabura nk'ibikoresho bihendutse. Umwirabura ntigeze agira uburenganzira na gato mu buzima bwabo babayemo mu gihe cy'ubucakara. Bahoraga bafatwa nk'inyamaswa nk'abadafite agaciro mu isi, ariko nyamara bagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'umugabane wa Amerika. Nyuma y'impinduramatwara muri Amerika, abacakara b'abanyafurika bari baratujwe mu majyaruguru batangiye kwihagararaho ngo bahabwe ubwisanzure n'ubwigenge ku butaka bwabaragijwe, maze batangira kwihuza ngo bibohore iyo ngoyi y'ubucakara. Bityo abongereza bari barabazengereje babone kwerekwa inzira ibasubiza iwabo. Ese wigeze umenya ko igitambo cya mbere cyatanzwe kugira ngo Amerika yigenge ari ugukunda igihugu k'umugabo witwaga Cripstos Attacks? Uyu mvuze yahoze ari umucakara, akaba yarishwe n'ingabo z'abongereza mu bwicanyi bw'abakorewe i Boston ahagana mu 1770. Aha ingabo z'abirabura zisaga 5,000 ndetse n'abasare b'amato barwaniraga ku ruhande rwa Amerika mu ntambara y'ihinduramatwara. Ibintu byakomeje kuzamba kugeza ubwo havutse umucunguzi, maze umucakara ava haryo. Hanyuma barabacakara babona ubwene gihugu, baratura, baratunga, maze baratunganirwa. Kwa 22 Nzeri mu 1862 wari umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika. Uyu yitwaga Abraham Lincoln yatanze ubwigenge ku banyafurika babarizwaga muri Amerika bahagejwe mu gihe cy'ubucakara. Bari barabyaye barabonye ubwisanzure n'uburenganzira bwo kubyarana, ariko hakaba n'abandi bari bahari ariko baravutse hagati y'umwera n'umwarabu, kuko abazungu bakundaga abanyafurika kazi cyane. Aha yatangaje ko umwirabura wese ari ku butaka bwa Amerika ahawe ijambo n'uburenganzira bwo kubona icyo ashaka igihe agishakiye ntagishakiye hose. Ibi akaba yarabyemeje ku mugaragaro ku wa mbere Mutarama 1863. Yarateruye agira ati, There is no reason why the Negro nta mpamvu yatuma umwirabura adahabwa uburenganzira ngo yubahwe ave mu mwijima utamugeza ku bwigenge. Abafitiye uburenganzira bungana n'ubw'umuzungu. Akivugira ijambo abantu benshi bibashiki bimuteye cyane ko yari umuzungu, ariko birabayobera. Aba ni bamwe mu bagerageje gukekeranya impamvu yamuteye kuvuganira abanyafurika babaga muri iki gihugu cye. Umva impamvu abaturage batanze. Lincoln had always said that if slavery twavuga ko niba ubucakara atari bubi nta kintu cyari kibi. Ubucakara bwarakaga. Slavery was horrendous. And I think it was because he hated the way his ndumva impamvu ari uko yumvise ko ise yafashwe mu gihe cy'ubukoroni, kuko ise umubyara yakunze gukoreshwa imirimo y'agahato. Work on neighbors' farms, performing all kinds of backbreaking labor. Abasaga miliyoni 3 bakuye mu bucakara. Nubwo ubucakara butahise buhagarara byeruye muri Amerika, byari biteganijwe n'ingingo ya 13 mu mavugurura ya Amerika nyuma y'intambara y'abaturage yarangiye mu 1865. Aha bamwe mu ngabo z'abirabura zisaga 186 ziyunze kumwe izindi 38 zihaburira ubuzima. Ukandamizwa n'abazungu byageze aho biba amateka muri Amerika. Kubirabura bari baratwayeyo bunyago, maze baribohora barigenga birakomera. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Nishimiye kwifatanya namwe kuri uyu munsi w'akataraboneka amateka yacu mu rwego rwo kubona ubwigenge bw'igihugu cyacu. Mu myaka 5 ishize, umwe mu banyamerika yasinye itangazo ry'ubwigenge bw'umunyamerika wirabura. Ibi byabaye urumuri rw'icyizere ku mamiliyoni y'abacakara bari barababajwe cyane badahabwa ubutabera. Mu myaka 100 yakurikiyeho, umwirabura ntiyeza abohorwa. Mu myaka 100 yakurikiyeho, umwirabura aracyabayeho mu buzima bubi. Hakomeje kuba ingoyi y'ivangura bituma muri iyo myaka 100 umwirabura abaho yigunze. Iki gihugu cyakomeje gufatwa nk'ikirwa cy'ubukene. Of their captivity, but 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later,
The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Mfite inzozi ko umunsi umwe iki gihugu kizazamuka kikabaho mu buryo gishaka. Nitwe tuzahamya ko abantu bose ku isi baremwe kimwe. Mfite inzozi ko umunsi umwe ku misozi itukura ya Georgia abahungu bahoza ari umucakara bazicara ku meza amwe y'umuvandimwe. Mfite inzozi z'uko kuri uwo munsi leta ya Mississippi izabona ubutabera. Mfite inzozi ko abana banjye bane bazatura mu gihugu bazaba batakibazwa ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo bazabazwa ireme ry'imyitwarire yabo. Uyu munsi mfite inzozi. Sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Uyu ni Martin Luther King Jr. ubwo yari yitabiriye imyigaragambyo yo guharanira ubwigenge no kwisubiza agaciro birabura bene wabo bari barambuwe n'abazungu. Abantu benshi bakomeje kuvuga ibitandukanye ku bucakara bwakorewe abirabura muri Amerika, aho bamwe bavugaga ko harimo n'abazungu bakorewe ubucakara bagacuruzwa. Kuri iyi ngingo byatumye umunyamakuru wa NBC News ahaguruka ajya kureba Martin Luther King, amubaza niba yemera koko harimo abazungu bakorewe ubucakara aho kuvuga ko bwakorewe abirabura biswa abanegro. Aha yanamusabye gusobanura impamvu abanyamerika birabura bakomeje kubangamirwa kurusha abazungu baturutse i Burayi bakaza gutura muri Amerika. Umva uko yamusubije. White America must see that no other ethnic group has been a slave on American soil. That is one thing that other immigrant groups haven't had to face. Abanyamerika bazungu icyo bagomba kumenya nuko nta bwoko bundi bwakorewe ubucakara ku butaka bwa Amerika. Icyo nicyo kintu kimwe ubundi bwoko bw'abantu batabonye. Ikindi kintu nuko ibara ryabaye kimwaro. Umuryango w'abanyamerika wafashe ibara ry'abirabura nk'ikimwaro. Abanyamerika babohowe ubundi mu 1863 habaye itangazo rya Abraham Lincoln, ariko nta butaka yabahaye cyangwa ikindi kintu baheraho. Muri icyo gihe Amerika yari irimo gutanga miliyoni z'ubutaka mu burengerazuba bw'isi. Bisobanuye ko bari bafite ubushake bwo kuboha aborozi baturutse mu Burayi, maze banga kuboha aborozi bava muri Afurika. Baje hano batabishaka, baboshywe n'iminyururu, ndetse bakoreraga ubuntu mu myaka 244. Rero ubwigenge bwahawe umunyamerika wirabura bwari ubw'inzara, bwari ubwigenge bw'umuyaga n'imvura ituruka mu ijuru, bwari ubwigenge butagira ifunguro ryo kurya cyangwa ubutaka bwo guhinga. Mbese bwari ubwigenge bw'inzara mu gihe kimwe. Iyo abazungu b'abanyamerika babwiye abirabura ngo baterure inkweto zabo, ntibita ku murage w'abacakara. Ubu nizera ko tugomba gukora icyo dushoboye cyose tukizamura twebwe ubwacu, ariko bikaba byiza ko umuntu atagira inkweto yakwizamura ubwe. Ni nayo mpamvu abafite uruhu rwirabura muri Amerika birwanyeho mu myaka yabanje bakihesha agaciro. Umuryango wafataga iryo bara nk'igisebo n'ikintu kidafite agaciro. It's a cruel jest to say to a bootless man that he ought to lift himself by his own bootstraps, and many Negroes, by the thousands and millions, have been left bootless as a result of all of these years of oppression and as a result of a society that deliberately made his color a stigma and something worthless and degrading. Nibyo koko abirabura b'abanyamerika bakomeje kwikura hasi kuri zero. Basizweho n'abakoreshaga ubucakara, ariko basuganya imbaraga zabo. None uyu munsi bageze ku rwego rwo guhuwa bimwe. Niba mvuze gutya sinzi niba byumvikanye neza. Nshatse kuvuga ko bababaye
ariko uyu munsi amatunda yavuye muri izo mvune zose barimo kuyarya badahangayitse. Bateshejwe agaciro baragurishwa, ariko ubu nabo baragurisha ibyo baruhiye icyo gihe. Iyo umuntu yumvaga agaciro ka mugenzi we akareka kumuguranya indorerwamo, icupa ry'inzoga cyangwa urumiya, isi dutuyeho yari kuba ari nziza. Maze uyu munsi tukajya twumva amateka meza, natwe tukazabona amateka meza tuzabwira abazadukomokaho. Ni iby'agaciro kudukurikira kandi ntuba wahisemo nabi kumva ibyo tukugezaho. Reka tuzasubira ubutaha. Njye nitwa Munezero Emmanuel, ndabashimiye.